Ndagushimiye ko hari ahantu umuntu agera agakira inzara n'inyota y'ubusambanyi. Ndagushimiye ko hari ahantu umuntu agera agakira inzara n'inyota yo kunywa ibiyobyabwenge. Ndagushimiye ko hari ahantu umuntu agera agakira inzara n'inyota yo kuzuza ibyo adashobora guhindura. Mwami, mbega uburuhukiro Yesu we. Thank you Jesus. Turagushimira uyu mugoroba, turagushimira kubw'impano y'agakiza. Kristo utubereye ubutunzi, Kristo utubereye ubutunzi, Kristo utubereye ibyiringiro. Haleluya. Kristo utubereye byose. Nshobora gusakuza cyane nkavuga ngo iby'isi byose narabibonye, nabiboneye muri wowe. Nabonye amahoro, nabonye umunezero, nabonye ibyiringiro, nabonye ibyo umuntu yakwifuza none n'iteka ryose. Nabonye ubusabane ntazabona ahandi, nabonye ibyiringiro by'ubuzima, nabonye byose. Kristo ushimwe. Twahishuriwe Imana ikomeye, twahishuriwe ubwami bukomeye, twahishuriwe ibyiringiro, twahishuriwe ahantu umuntu mwami indwara zitamutera ikibazo, twahishuriwe ahantu umuntu akena ntayumva afite ikibazo, twahishuriwe ahantu. Haleluya, 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 haleluya Jesus. Turagushimiye mwami. Ibintu wanshyize mu bwenge bisumba ubwenge bwanjye. Ntabwo nshobora kubona amagambo nabwiramo bene data. Reka niyo umuntu ngo yabyandika ku ijuru ntibyakwiraho, niyo umuntu yafata ibyatsi by'isi akabigira amakaramu ntabwo bishoboka, iyo umuntu yafata umuti w'inzuzi mwami ngo ntibishoboka. None se nabibwira bene data gute? This is your gift only. Iyi ni impano utanga mwami. Ndagusaba kugira ngo uyu mugoroba ufungure amaso y'umuntu uri mu mwijima. Ndagusaba kugira ngo uyu mugoroba ufungure amaso umuntu abone ubutunzi butarondoreka. Ubwami bwawe buri hagati muri twe. Cyo kibi cye mwami Yesu. Amen. I would like to take this advantage to welcome each and everyone. Kugira ngo mufate uyu mwanya kugira ngo nakire buri muntu wese. God granted me his grace. Imana ngiriye ubuntu. And that grace contains to proclaim him. Yampaye kugira ngo muhamye. Yeah, my name is Pacifique. Nitwa Pacifique. A member of this church. Nanjye nsengera muri rusengero. I am the one who is going to share with you the word of the Lord. Nigiye gufatana namwe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. We have a big theme of this month and dufite inyigisho y'uku kwezi. And it says that the coming of the Messiah. Iravuga kuza kwa Yesu. Last Sunday we saw that we answered the question that says, icyumweru gishize twashubije ikibazo kivuga, why did God promise the Messiah? Sorry? Why did God promise the Messiah? Ni ihe mpamvu Imana yatwijeje Messiah. We tried to answer this question by saying, twagejeje gusubiza kino kibazo tuvuga that God promised the Messiah Imana yatwijeje Yesu as the solution to the depravity in the Garden of Eden, nk'igisubizo of total corruption or depravity. Ni nk'igisubizo cyaho umwana w'umuntu yatangiye gutandukana muri Eden. And God promised the Messiah as the answer of that question. Yesu Imana yatwijeje Messiah kugira ngo aze gukemura ubwo bumwe bwari bumaze kuvaho. And we looked about the genealogies of Jesus Christ. Twaje no kureba ibisekuruza bya Yesu Kristo. We showed how there was a accomplishment of God's promise in the genealogy of Jesus Christ. Twabonye ko hariho gusohoza muri ibyo bisekuruza bya Yesu. I love how Matthew starts, Matthew chapter 1 verse 1. Nezezwa nuko Matayo igice cya mbere gitangira. And it says that this is the list of the ancestors of Jesus Christ. Itangira avuga ngo iyi ni liste igaragaza ibisekuruza bya Yesu Kristo. Jesus Christ, the son of Abraham, the son of David. Yesu yari umwuzukuru wa Aburahamu, umwana se wa Isaac.
I remember when I tried to share my fellow, ndibuka nsangiza na mugenzi wanjye I tried to share him Jesus Christ. I tried to share him Jesus Christ. twagerageza kuganira kuri Yesu Kristo And I started saying that there was Jesus Christ who have been born in Israel. twaganiraga tuvuga yuko hari Yesu wavukiye muri Israel. And he said to me, arambwira don't continue to quarrel at me. ati ntuntera impaka, Stop your murmurations. ati gabanya amagambo, Because Jesus Christ is the myth. kuko Yesu Kristo, Jesus Christ is it is something that those white people sat and wrote down. Yesu Kristo ni amagambo, ni inkuru mpimbano bahimbye abantu b'abazungu. He continued saying that they sat and wrote it so as to come and colonize us. akomeza avuga yuko ari ibintu ari igitekerezo bicaye bakaganira bakaza kugira ngo bazabone uko badukorona. And I said to him, ndamusubiza, you know what, bro? urabizi Jesus is not a myth. Yesu ntago ari ibihuha. Because if you can say that, niba ushobora kuvuga gutyo, even me, I am the testimony. nanjye ndi umutangabuhamya. Even you are the testimony. nawe uri umutangabuhamya. If Jesus is something that is the wise people try to use as colonization, niba Yesu ari igitekerezo cy'abantu b'abahanga bagejeje kugira ngo badukolonize, why do you do sins and feel that you have the shame? kuki ukora icyaha ukumva ufite ipfunwe? Even your conscious mind tells you that this is true. n'ibitekerezo byawe bikubwira ko cyari Because you cannot say in public that I have committed adultery. kuko ntabwo ushobora guhagarara imbere yawe ngo uvuge ngo wasambanye. Even you can't say that in the public that I am a drunk, a spot drunk person. ntabwo ushobora guhagarara imbere y'abantu ngo uvuge ko uri umusinzi. Even you can't say that you have stolen money. ntabwo ushobora kuvuga ko wibye amafaranga. Because this shows that you need Jesus. kuko iki kigaragaza yuko ukeneye Yesu. If you can't oppose that, niba udashaka kuhakanya, if you can't oppose that, niba udashaka guhakanya ibyo ngibyo, even you can say that I am still sinning. ushobora no kuba yuko uri umunyabyaha. If you can't stop your sins, niba udashaka guhagarika ibyaha byawe, and if I can't back to my sins, niba udashaka no kugaruka inyuma mu byaha, this shows that this is the real Jesus. iki nicyo kikwereka yuko uyu yari Yesu bavuga ari ukuri. Now, we have also the Holy Spirit in us. dufite n'umwuka wera muri twe. That Holy Spirit umwuka wera is the power. ni imbaraga, And those power testify that Jesus, kandi izo mbaraga tuzahabwa na Yesu. and it testifies Jesus. izihamya Yesu. Amen. Amen. Today we are going to look something new. uyu munsi tugiye kureba ikindi kintu gisha. I have paraphrased this heading by saying, nabiteguye mvuga Jesus Christ, Yesu Kristo, the true blessing to the world. The true blessing to the world. umugisha nyawo ku isi, A descendant of Abraham. kandi yavuye kuri Aburahamu. When people try to say about a blessing, iyo abantu bagerageje kuvuga ku mugisha, can you try to define yourself what is a blessing? ese wowe ubwawe wakwisobanura umugisha ni iki? There is a common lie to the world hari igihuha kiriho ku isi in Christianity, mu bintu by'abakristo, and it says that kivuga all Christians must have material blessings, bivuga yuko abakristo bose bagomba kugira ibintu bifatika. and if you don't have that, utabifite you are cursed even though you are a Christian. uba waravumye nubwo uri umukristo. Can you try to define a blessing? ese mwagerageza gusobanura umugisha? By trying to define it, I want you to first try to answer this question. mu gihe mukigerageza kubisobanura ngira ngo mubanze musubize kino kibazo. Why do you do what you do? ese niki kigutera gukora ibyo ukora? This can define what you call a blessing. ibi nabyo byasubiza umugisha. Why do you wake up in the morning early? ese ko icyo uzinduka mu gitondo? Why do you sleep earlier? ese ko icyo uryama kare? Why do you get late to sleep? ese ko icyo ushererwa kuryama? Why do you save? Why do you teach your children? Why do you do what you do? kubera iki wigisha abana? kubera iki se ni iki kigutera gukora ibyo ukora? If you can answer that, niba ushaka gusubiza icyo, you can also answer what a blessing. That is what
you call a blessing to you. nibwo ko ushobora no gusubiza umugisha n'iki ku byo nibyo wita ko umugisha. Some people may answer this by saying, bamwe bashaka gusubiza bavuga, I try to do what I do because I want to have a lot of money. ikintu gukora ibyo nkora nuko nshaka gukora amafaranga. If I will be a billionaire, a millionaire, if I be someone who has a lot of money, niba nshaka kuba umumiliyoneri, after reaching at that point, maze kwigisha kuri urwo rwego, I will be blessed. nzabona umugisha. Some may say that I try to do what I do abandi bashaka kuvuga ngo ikintu gukora ibyo nkora because I want to be popular. ko ndagira ngo menyekane. If I will be popular like Rihanna or Selena Gomez, menyekanye nka Selena Gomez, I will be blessed. nabyo byamumugisha. Some may say that abandi bashaka kuvuga, I try to leave a legacy to my people. ndagira ngo nsiga umurage ku bantu banjye. If I will leave a big legacy, nsize umurage munini, that is when I will be blessed. nibwo nzaba mfite umugisha. But is it really? ese byo ni ukuri? If you have a lot of money, you are blessed. ese kugira amafaranga y'ibyo biguhesha umugisha? Does this mean that just those rich people like Bill Gates and Musk and who else, they are blessed? ese mwibwira yuko aba bakire tuzi ku isi kuba bafite amafaranga nibo bafite umugisha? You may say that, yeah, they are blessed. mufite kwibwira yuko ari All are blessed. All those people who have big account in the bank are blessed. ese abantu bafite konti nini bafite umugisha? Are all people who are popular are blessed? ese abantu bamenyekanye ku isi bose mwibwira ko aribo bafite umugisha? Does this mean that Kanye West is a blessed man of the world? ese mwibwira ko Kenya West ariwe umugabo ufite umugisha ku isi? Those people who lived behind the big legacy are all blessed? abantu basize umurage munini, ese mwibwira ko bafite umugisha? Really? niko mwibwira? I don't think so. sinibwira ko ari byo. Someone who was rich in the Bible, umuntu umwe wari ufite umugisha, and even God says that he got what all things that a man can wish to have. umuntu umwe tubona muri Bible wari umukire, Bibiliya tuvuga yuko yari afite ibintu byose, And he was wise. yari n'umunyabwenge, He was also popular. yarazwi. And he says at the final, ku munsi we wa nyuma aravuga in the book of Ecclesiastes, mu mubwiriza, he said chapter 1 verse 2, he said, mubwiriza mu gice cya mbere mirongo kabiri, all useless, byose ni impfabusa, all useless, byose ni ubusa, all will end, will not endure forever. byose ntago bizahoraho. That was Solomon. uwo ni Salomo. That even Solomon can prove that when you have a lot of money, when you are popular, when you have lived behind, you are famous, that cannot explain that you are blessed. Salomo atwigisha neza yuko kuba ufite amafaranga, kuba uzwi, kuba ibyo ntabwo ari byo biguhesha umugisha. Even Jesus said na Yesu yaravuze that someone who is blessed looks like this one. yatanze ingero z'umuntu ushobora Where he kuba said that ufite umugisha, blessed are the poor in spirit. avuga ngo abafite umugisha ni abakene ku mutima. This proves that whom we can call that is blessed is not blessed. ibi rero bitwereka yuko abo twita abakire atari bo bakire nyakuri. From the Garden of Eden turebeye kuri Edeni to the point of Abraham, kugera kuri Aburahamu, there was enough land, amafaranga, there was enough tools to make pleasure. hari ubutaka buhagije, hari imitungo ihagije. I think everyone had what he wished he can had. nibwira yuko buri muntu wese yari afite ibyagomo cyangwa ibintu byose akeneye mu buzima. But God observed ariko Imana yarabirebye and concluded that there is a curse in the earth. isoza ivuga yuko hari These people, even though they have all they can wish, abantu nubwo bari bafite ibintu byose bifuzaga, they are cursed. bari baravumwe. Do you think that? ese murabyibwira? Let us back to the readings of today. reka dusome ibice badusomeye uyu munsi. Genesis chapter 12 verse 1. itangiriro igice cya 12 We are going to try to see the meaning of the Bible.
tugiye kubireba icyo Bibiliya itubwira. It starts and says that Itangiye tubwira the Lord said to Abraham, Imana ibwira Aburahamu, leave your country, siga igihugu cyawe, your relatives and your father's home, and go to the land that I'm going to show you. usige umuryango wawe, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. When someone is reading this verse, Iyo umuntu asomye kino gice he brainstorms and says, ashaka gutekereza akavuga, why Abraham? kubera iki Aburahamu? Why from this land up to this land? kubera iki yavuye ahajya ahangaha? Some concludes and say, umuntu ashaka gusoza avuga, Abraham was chosen because he was a righteous person. ashaka kuvuga ko Aburahamu yari akijijwe cyane. Even though he can commit sin, he was repenting. Nubwo yakoraga ibyaha ariko yarihanaga. But I don't think so. Ariko siko nibwira. Because Abraham didn't deserve it. Kuko Aburahamu ntago yarabikwiriye. Everyone who is in this kingdom of God, umuntu wese uri mu bwami bw'Imana, he has the same question. ahora yibaza ikibazo kimwe, Why me? kubera iki njyewe? Even myself, I ask this question. Nanjye kenshi nibaza kino kibazo, Why me in this kingdom? kubera iki ari njyewe muri ubu bwami bw'Imana? Even Jacob can say, because the Bible tells that. nayo kubona bashaka kuvuga ko Bibiliya tubwira. The Bible tells that Jacob was chosen when he was in the womb of his mother. Bibiliya tubwira ko Yakobo yahiswemo igihe yari akiri mu nda ya nyina. This means that it is grace of the Lord. Ibi tubwira ko ari ubuntu bw'Imana. Abraham was chosen because of the grace of the Lord. Aburahamu yaratorangiwe kubera ubuntu bw'Imana. The book of Psalms says, muri Zaburi batubwira, all have the same originality. twese dufite All are corrupted. twese twaragoye, twese twarakosheje. If you are all corrupted, twese niba twaracumuye, this means that Abraham uvuga ngo na Aburahamu was the son of Adam. yari umuhungu wa Adamu. He was from the descendant of Adam. yaravuye mu bisekuruza bya Adamu. If he comes from the descendant of Adam, niyo yaravuye kuri Aburahamu, it is the same as me, the same as David, the same as Esau, the same as everyone. ni kimwe nanjye, ni kimwe na Dawidi, ni kimwe na Esawu, ni kimwe na buri umwe wese. The Bible tells in Psalms, Bibiliya iratubwira, Psalms 78, muri Zaburi 78, it tells that aratubwira God chose Judah instead of Joseph. Imana yahisemo Yuda kuruta Yosefu. Why God chose Judah instead of Joseph? kubera iki Imana yahisemo Yuda kuruta guhitamo Yosefu? We are going to see why in Ephesians. tugiye kubireba mu Efeso. This is grace to us. ubu ni ubuntu kuri twe. It is grace. ni ubuntu. We didn't deserve this. ntabwo twari tubikwiriye. That is why we could praise the Lord every time. niyo mpamvu twakagombye gushima Imana buri gihe. Also, when you try to brainstorm about this verse, iyo wongeye gutekereza kuri iki gice, you ask yourself, why did Abraham came from this country up to this country? wongeye kwibaza ko icyo Aburahamu yavuye muri iki gihugu akajya mu Always kindi. God is telling us that. akenshi Imana ihora itubwira, It is telling us that there is a country where God protects. There is a country where God protects. hari igihugu Imana irinda, There is a country that leaves the blessed. hari n'igihugu Imana iha umugisha. We are waiting for that country also. twese dutegereje icyo gihugu. Yeah, this what God was doing, n'icyo Imana yarimo gukora hano, but it was also the image of what will happen. byagaragaza n'ishusho y'ibintu bizaba. When you read verse 2, iyo usomye umurongo wa 2, it says, aravuga, I will bless you. nzaguhindura, No, I will give you many descendants, nzaguhindura ubwoko bukomeye, and they will become a great nation. kandi bazaba ishyanga rikomeye. I will bless you nzaguha umugisha, and make your name famous. kandi izina ryawe rikomere. And the Bible answers, Bibiliya ikadusubiza, so that you will be a blessing. kugira ngo nawe uzaba umugisha. Do you see this miracle? murabona iki gitangaza? God is choosing Abraham
imana yahisemo Aburahamu to make him a great nation, kugira ngo umugire ishanga rinini, to make his name famous, kugira ngo ihindure izina rye ribe rikomeye, so that kugira ngo nawe whoever will hear this story umuntu uzumva aya makuru will be blessed. nawe azaba umunyamugisha. This is the story we are telling. Iyi niyo nkuru tubabwira. Someone who hears this story Umuntu uzumva iyi nkuru and says, oh wow, akavuga ngo oh wow akishimo, and he will be blessed. azahabwa umugisha. And someone who hears this story Umuntu uzumva iyi nkuru and say that no, those are proverbs, akayekana akagita imigani, he is cursed. azavumwa. Abraham is famous Aburahamu yaramenyekanye so that he can be a blessing. kugira ngo azabe umugisha. In him, God is choosing the right people to be with him. Muri we Imana yahisemo niho azahera abandi umugisha kugira bamere nk'Aburahamu. We can shift to Ephesians and see why God is doing this. Twajya mu Befeso tukareba niyihe mpamvu Imana yakoze ibi. Verse 4 says, Mu gice cya 4 haravuga, verse 4, chapter 1 verse 4, igice cya mbere murongo wa 4 up to 6, it says that if verse 1, verse 4, chapter 1 says, yes, verse 4. yes, chapter 1 verse 4 says, even before the world was made, God had already chosen us to be his through our union with Christ, so that we would be holy and without fault before him. Because of his love, God had already decided that through Jesus Christ he will make us his sons and daughters. This was his pleasure and purpose. Let us praise God for his glorious grace, for the free gift he gave us in his dear son. Ku murongo wa 4 mu gice cya mbere avuga nkuko yadutoranirije muri we isi itaramenywa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukiza wayo. 7? No, 6. Okay. Now this is the reason why God is doing this. Iyi niyo mpamvu Imana ikora ibi ngibi. He had a purpose in mind, Yari afite intego that I'm going to make these people ivuga ko ngiye guhindura buno bwoko my sons and daughters, abahungu n'abakobwa, so that they will praise me kugira ngo bampimbaze because of my glorious grace. kubwo buntu bwanjye buhebuje. Can you praise God because of his glorious grace to you? Ese washima Imana kubw'ibyo? Yes, we have things that God gives to us without doing for that. Dufite ibintu byinshi Imana yakoze mu buzima tutabikwiye. Yes, to walk, kugenda, to sleep, kuryama, to wake up, kubyuka, to live without dying. kubaho utarapfa. All those we get it for free. Ibyo byose twabiherewe ubuntu. But that was not the big plan of God. Ariko icyo ntabwo cyari intego yanjye ikomeye. God had a gift of grace Imana ifite impano to y'ubuntu give to us, kugira ngo iduhe, so that we praise him for his glorious grace. kugira ngo tuzayishimbaze kubwo buntu bwayo buhebuje. This is why Niyo mpamvu God achieved this. Imana niyo mpamvu yakoze ibi ngibi. And I am sure Kanizera neza I have a reason to praise the Lord. ko mfite impamvu yo gushima I Imana. have something that God granted to me. Mfite ibintu Imana yankoreye. Hallelujah. Hallelujah. Even that is what Abraham is praising to the Lord. Ni nabyo Aburahamu ashimira Imana. Some say that God chose Noah Bamwe bavuga ko Imana yahisemo Nowa because Noah was a righteous person. kuko Nowa yarakijijwe. Ari Really? intungane. Is it sure? Ese nibyo?
I don't think so. sinibwira ko ari byo. The Bible says that even, yes, Noah was with God, Bibiliya nayo yatubwira yuko Nowa nawe but Noah was also the same as Adam. Nowa nawe yarameze nka Adamu. Do you know when Noah came out from the ark? Muzi igihe Nowa yavaga mu nkuge. Who was the source of the curse on this earth? Who was the source of the curse on this earth? Ese niki cyatumye isi ivumwa? Some say that it is Canaan who was the source of the curse. Bavuga yuko kugira ngo buvwe ni Kani byaturutseho. Because he saw his dad drank, Kuko yabonye se yasinze. and after seeing that nakedness, Amaze kubona ubwambure bwa se, he is cursed. aravumwa. I can ask you this question. Nakubaza kino kibazo. If Canaan had not seen the nakedness of the father, Ese Kani yataza kubona ubwambure bwa se, would they dream that his father is naked? ese bari kumenya yuko se atari yambaye? I don't think so. There was someone who would have seen that, Siko nibwira hari umuntu wenda barabibonye, and someone would have been cursed. nawe wenda niwe waravumwe. This says that Noah made a mistake as Adam made a mistake, as Eve made a mistake. Iki kitubwira yuko Nowa nawe yakoze ibyaha nk'uko Adamu yakoze icyaha. Because he was the source of the curse in this earth. Kuko nawe yabaye impamvu y'uyu muvumo. All people was under total corruption. Abantu bose bari baraguye. What we deserved was the judgment of the Lord. Icyo bari bakeneye kwari Even you, when you are given the second chance, as Noah did. Nubwo bari bahawe amahirwe ya kabiri. Let me not give you as an example. Let me not give you as an example. Reka ne kubatangaho urugero. Even me, when I had been given that chance, Nanjye iyo nza kuba nahawe amahirwe, I am sure 100% ndamenya neza yuko I could have been the gate of the curse in this earth. nanjye wenda mba narabaye impamvu y'umuvumo. God decided Imana yahisemo to give a gift of grace to people, kugira ngo iduhe impano y'ubuntu, to be his sons and daughters, kugira ngo tube abana be, so that they will praise him kugira ngo tumuhimbaze because of receiving that gift. kuko twakiriye ubwo bumuntu. I wish today, Icyampa uyu munsi, if you didn't receive this grace, niba utarakira ubu buntu, receive it today. ubwakira uyu munsi. Hallelujah. Hallelujah. Some people, Abantu bamwe they misuse what the Bible says. ntibaha agaciro icyo Bibiliya ivuga. They use it in wrong way, Bayikoresha mu buryo budakwiye, trying to think that bagerageje gutekereza if I used to say like this, iyaba navugaga ibi, it is that the channel of making people more fearful to God. niyo yaba inzira yo kugarura abantu ku Mana. But the real way is the real that Bible says. Ariko uburyo nyabwo nubwo Bibiliya ivuga. Hallelujah. Hallelujah. I remember when we were, I gave this example last Sunday. Ndibuka urugero narutanze cyumwe gishize. They are in the classroom of Sunday school. Ishuri ya Sunday school. When we was studying about the prodigal son. Igihe twigaga ku mwana w'ikirara. After narrating the story, maze kuganira iyo nkuru, I tried to ask the children before taking the conclusion. Nagerageje kubaza abana mbere yuko mbabwira inkuru, insoza inkuru. What does this story trying to tell us? Ese inkuru yarabajije ati ese inkuru itubwira yageza kutubwira iki? One child said, umwana umwe aransubiza, it tells us that we must save. We must learn to save. umwana umwe arambwira ati tugomba kwiga kwizigama. Because that prodigal son kuko umwana w'ikirara went away yavuye kwa se and he misused his money. akoresha amafaranga ye nabi. So this story is trying to tell us that we must save. Atubwira rero iyi nkuru iragerageza kutubwira ngo tugomba kwizigama. Another one said, undi arambwira, this story is telling us that we should not misuse money.
iyi nkuru irangiye kwigisha ko tutagomba gusesagura amafaranga, because this child went away kuko uyu mwana nawe cyari yavuye and kwa se he used his money in vain. akoresha amafaranga mu buryo butazwi. Let me tell you the truth. Ikamabweza ukuri, That was not the interpretation of this prodigal son. iyi ntabwo ari inkuru, ntabwo ari inkuru igerageza kutubwira, Because Jesus concluded and said, kuko Yesu yaratubwiye how the father welcomed his son, uko se yakiriye umwana, even though he committed big sins. nubwo yari yaramucumuyeho. There is something, the truth that the Bible tells. Hari ukuri Bibiliya itubwira. The truth that the Bible tells is different to the truth that you think you have. Ukuri kwa Bibiliya gutandukanye n'ukuri We wibwira. must shift from our way of righteous Tugomba kwimuka mu byo dutekereza ko to God's way of righteous. tukajya mu kw'Imana ibyo yita The umuntu Bible ukijijwe. way of righteous. Tugahindura, tugasoma Bibiliya ikitubwira ku muntu ukijijwe ibyo ari we. Don't be like Saul. Ntukamere nka Sawuli. Saul had something he was planning in his head. Sawuli hari ibyo yibwiraga mu mutwe we. If I do like this, Nkoze gutya even God can accept me. n'Imana yanyakira. No way. Ntabwo ari byo. God have his own way of righteous. Imana ifite uburyo bwe ikwakira We nk'umukiranutsi. must follow God's way, Tugomba gukurikiza iyo nzira, not our way of thinking. atari uburyo bwacu dutekereza. At the end of this point of journey, Kuko nyuma y'uru rugendo Jesus testified and said Yesu yarababwiye that there is a time to come hari igihe kigiye kuza when people will come to me abantu bazaza bakanzaho and say that, bakambwira, Lord Jesus, you have prophesied in your name. Yesu twavuze mu izina ryawe, We preached in your name. twigishije mu izina ryawe, We spoke in many languages in your name. twavuze mu ndimi nyinshi mu izina So ryawe, accept us. twakire. And Jesus will say, Yesu azabasubiza, I didn't know you. sinigeze mbamenya, I have not known you. sinigeze mbamenya. You know why? Muzi impamvu? They tried their own way of righteous. Batekereje, bibwira uburyo bwabo bwo gukizwa. There is God's way of righteous. Hari uburyo bw'Imana bwo gukizwa. I sometimes wonder rimwe na rimwe ndibaza, if someone ese umuntu lives without Bible, abayeho adasoma Bibiliya, what kind of righteous is that? ese ubwo ni ukwiye gukizwa kwariko? Some people say that we are righteous Abantu bamwe bavuga ko bakijijwe and live without Bible. bakabaho nta Bibiliya. Jesus told to Martha, I know it's Martha. Yesu yabwiye Marita, What is needed is one. The important is one. ambwira ko ikintu kimwe cy'agaciro ari kimwe, To sit on the feet of Jesus kuza ukicara kuri Yesu and hear his word. ku birenge byo kumva ijambo rye. You are supposed to hear God's word. Tugomba kumva ijambo ry'Imana, Unless that you are going to make your own way of righteous. Tese wenda ugiye gutangira ugiye gushyiraho uburyo bwawe bwo gukizwa. We can conclude here and say Twasoza tuvuga that a blessing is something bigger. It is like manna in the desert. umugisha ni ikintu cy'agaciro gikomeye, ni nka mano mu butayu. It is something that falls Ni ikintu kikuziraho and kikamanuka give life. kigatanga ubuzima. It is something that falls Ni ikintu cyiza kikamanuka and satisfies our thirst. kigahaza ibyifuzo byawe. It is something that falls Ni ikintu cyiza and satisfies our hunger. kigahaza gusonza kwawe. It is something that remains and endure forever. Ni ikintu gihoraho mu buzima bwawe. That is a blessing. Uwo ni wo mugisha. Stop deceiving yourself. Murekeraho ukomeza kwibeshya. Don't be confused Mwigira gushidikanya that earthly materials are the means of blessing. yuko ibintu ari byo bihesha umugisha, ibintu bifatika. Because sometimes those materials, Kuko rimwe na rimwe ibyo bintu nabyo they take us back to Jesus, away from Jesus. byadutandukanya na Yesu. We are going to see Tugiye kureba what we truly need. What we truly need, ikintu nyacyo, ibintu nyabyo dukeneye, that we can find only in Jesus Christ. kandi dushobora kubona muri Yesu Kristo honyine.
Because in Romans it says that mu baroma baratubwira the kingdom of God ubwami bw'Imana is not about drinking and eating. ntabwo ari ukunywa no kurya, It is about rejoicing in the Holy Spirit. ni ukwishima mu mwuka. The kingdom of God is not about eating. ubwami bw'Imana ntabwo ari It is ukurya, not about drinking. ntabwo ari ukunywa, It is about rejoicing in the Holy Spirit. ni ukwishima kandi wishima mu mwuka wera. What we can have only in Jesus Christ are: ibyo twabona muri Yesu Kristo. the first one is to be holy without fault before the Lord. icya mbere ni ukuba To be holy kwezwa without fault nta cyasha ufite before imbere y'Imana. the Lord. imbere y'Imana ni ukwezwa nta kintu na kimwe ufite cyanduye. Verse 4 says in Ephesians, where we read, mu Befeso ku murongo wa 4, even before the world was made, mbere y'uko n'isi ibaho, God had already chosen us Imana yari yaraduhisemo to be His holy, kugira to ngo be His through our union with Christ, so that we would be holy and without fault before Him. nkavuga nk'uko yadutoranyije muri we isi itararemwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. I sometimes wake up in the morning kenshi mu gitondo ndabyuka and I see how I have no problem with anyone, nkareba uburyo nta kibazo mfitanye n'umuntu, and I see how I am holy before the Lord, nkareba uburyo nejejwe imbere y'Imana, how I am accepted to the Lord, uburyo Imana yanyakiriye, and I say, who am I? nkibaza se ndinde, Who am I, Lord Jesus Christ? ndinde na That I Yesu, may live in union with the God, kugira ngo ngirane ubumwe n'Imana, that I may be a friend of you, kugira ngo mbe inshuti yawe, that I may live before you kugira ngo mbeho ku bwawe and walk before you. kandi ngendere imbere yawe. Have you ever read these parables? Ese mwigeze musoma imigani? Not only the parables, but also the stories of the Bible, like the story of David, atari imigani gusa ariko n'izindi nkuru nk'inkuru ya Dawidi, the story of Abraham, inkuru ya Aburahamu, and you get amazed. ukishima Oh, this man went with God. kuko uyu muntu yagendanye He was n'Imana, before the Lord. yari imbere y'Imana, He always was winning. kenshi yahoraga atsinda intambara, He received the country freely. yatanze amahoro mu isi, He received everything he needed yakiriye ibintu byose yifuzaga because he was with God. kuko yahoranaga n'Imana. That is me in these days. ubu ni njyewe muri iyi minsi, I am like David, friends. meze nka I am like Abraham. meze nka Aburahamu, I walk with the Lord. ngendana n'Imana, He is in me, indimo inside me. imbere, indimo. Do you see that miracle? murabona icyo gitangaza, A man umuntu on the earth ku isi living with the Lord, ugendana n'Imana, inside, muri we full of blessings, yuzuye imigisha, having all, afite imigisha because he is with the Almighty God. kuko ari kumwe na Yesu n'Imana. That is me. uwo ni njye. This is what I know, iki ni cyo nzi, that the Lord is the provider. yuko Imana ari itanga He is byose, the provider to me. ni itanga byose kuri njye. The second that we can get in Jesus Christ, icya kabiri twabona muri Yesu verse Kristo, 5 says, umurongo wa 5, God had already decided kuko yagambiriye that kera through Jesus Christ he would make us his sons and daughters. kubw'urukundo rwayo ko duhindura abana bayo. This was his pleasure and purpose. iki nicyo yari igambiriye kandi ni wari umugambi we wa mbere. I am a son of the Lord. ndi umwana w'Imana, I am a son of the Lord. ndi umuhungu w'Imana. This means that kiravuga he yuko will take care of me. azanyitaho. I am someone who is going to get inheritance from the Lord ndi umuntu ugiye kubona umuragwa because I am his son. nzaragwa kubera ko ndi umwana we. I have a story. mfite inkuru. In 2015, mu 2015 that is when I can say that is when I started my prayers of fasting many days.
nibwo natangiye kwiyiriza igihe cy'iminsi myinshi. And I was in this mood saying that nari mfite ibitekerezo mvuga because I have started this journey, kuko ntangiye urugendo, I am going to get everything, all materials of this earth. ngiye kubona ibintu byose twifuza ku isi. And what followed was ibyakurikiyeho ni amateka. we planned to go in ghetto with my brother natekereje kujyana na murumuna wanjye muri ghetto because I was in the same year at my university. ko twari twiganaga mu mwaka umwe muri No, I was in the first year at my university because my older brother is 3 years greater than me. njye nibwo nari nkinjira muri university mu mwaka wa mbere, yuko mukuru wanjye yari imbere imyaka 3. And we planned to go in ghetto tugereza kujya muri ghetto so that we live our own life without being a burden to anyone. kugira ngo tubeho dutangire ubuzima bwacu. He had a job, twari dufite akazi, receiving a bursary dufite umushahara, in university. dufite buruse ya leta. In the first year we entered in ghetto. umwaka wa mbere twinjira muri ghetto, That is when I see how God provides. nibwo nabonye Imana buryo itanga. His job immediately stopped there, akazi kahise gahagarara, and he repeated that same year in the university. nasubiye umwaka uri umwaka nari ntangiye, Bursary stopped, na buruse irahagarara, and even the job stopped. n'akazi nako karahagarara. But let me tell you the truth. ariko kambabwiza ukuri, We are the sons and daughters of the Lord. turi abana, turi abahungu n'abakobwa b'Imana. The Bible in Psalms says that Bibiliya iratubwira muri Zaburi, even the lions, n'intare, the giant of the lions, ubusore bw'intare can lack food, nayo yabura ibiryo, but those who hope in the Lord ariko abantu bafite kwizera mu Mana will never need anything. ntago bazabura They ikintu, will ntago not bazakena, lack. They will lack nothing they need. ntago bazakena na rimwe ikintu bakeneye. God provided everything. Imana yampaye byose. He provided. I was planning that my brother was going to pay my school fees in university. ndabwira ko mukuru wanjye yari agiye kunyishyurira minerval muri university. When the job stopped immediately, akazi gahagaze, I felt like I don't know. sinzi uko nahise nibwe, nahise numva But let me tell you the truth. ariko reka mbabwire, I was learning evening classes. nigaga nimugoroba. My almost classmates, abantu biganaga, all they had job. They had job that time. benshi twiganaga nimugoroba bari bafite akazi. We was like 2 or 3 in the classroom. twari nka 3 cyangwa 4. But let me tell you the truth. ariko mbabwiza ukuri, Some have repeated the same year bamwe nabo bari barasibiye uwo mwaka because of lacking school fees, even though they were working. kuko ko bari barabuze amafaranga yo But kwirihira. me, ariko nje, a son of the Lord, umwana w'Imana, God always provided. Imana kenshi yarampaye nta kintu nakennye. I don't say that because simbivugira yuko a son of God can lack also school fees. umwana w'Imana nawe yashaka gukina akabura But that minerval, can happen for a purpose to the Lord. ariko ibyo byabaho kubw'impamvu y'Imana. Even the giants of lions n'imikumbi y'intare ikomeye in the forest, mu mashyamba, they can lack what to eat in the forest. nazo zabura icyo zirya mu But ishyamba, me, the son of the Lord, ariko nje umwana He w'Imana will provide what I need in the right time. ibyo nkeneye mu gihe nyacyo. There is a difference between need and want. hari itandukaniro ry'ikintu ikintu ukeneye cy'ibanze n'ikintu ukeneye kitari cy'ibanze. I want a lot of things, nifuza byinshi, a lot of byinshi, but I will get what I need in the right time. ariko nzabona ibintu nkeneye mu gihe nyacyo. That is the meaning of being a son of the Lord. icyo nicyo bivuga kuba umwana w'Imana. Don't miss this chance, brother, wipfirwa aya mahirwe to be a son, adopted. kuba umwana w'Imana. If here comes a communique and says, hano haje nk'itangazo akavuga,
President Paul Kagame perezida Paul Kagame wants to adopt like 5 sons. ashaka gufata abana batanu akabarera. Those who want to be adopted, how many? akaza ni bangahe bakwifuza I'm sure like 20. Even they can set the exam. nibwira ko ari benshi ariko banashyiraho n'ibizamini kugira ngo babone abitwa abana ba perezida. Don't miss this chance. ni nabyo rero ndabashishikariza kutabura aya To be mahirwe blessed with Jesus Christ. kugira ngo muhabwe umugisha na Yesu Kristo, To have Jesus. kugira Yesu, To be adopted as the Son of the Lord. kugira ngo urerwe na Yesu n'Imana This is nk'umwana wayo. something big and expensive. ni ikintu kinini kandi cy'agaciro, More than committing adultery. kirenze More than sitting in the bar with your friends drinking. kirenze kwicara n'abantu musangiye mu kabari. More than a lot. birengeje byinshi, A son of the Lord. kwitwa umwana w'Imana. Yeah. There is also verse 13, another one. Verse 13 to 14 says, ku murongo wa 13 naho turabona icyiza dukura muri Yesu Kristo, that we live forever in Jesus Christ. ni nawe We will live forever in Jesus Christ. tuzabaho uziraherezo muri Yesu Kristo. Read and see. kadusome turebe. You also became God's people. You also became God's people. That's 13. Verse 13. You also became God's people when you heard the true message, the good news that brought you salvation. You believed in Christ, and God put a stamp of ownership on you by giving you the Holy Spirit He had promised. The Spirit is the guarantee that you will receive what God has promised His people, and this assures us that God will give complete freedom to those who are His. Let us praise His glory. ku murongo wa 13, niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashizeho ikimenyetso, aricyo Mwuka Wera mwasezeranyijwe, ubwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage, kugeza ubwo abo Imana yaronse izabacungura, ubwiza bwayo bushimwe. Have you seen what happens here? mubonye ibyo dusomye hano, That after receiving the true message, tumaze kubona ubutumwa nyabwo, we believe. turizera, And after believing, tumaze kwizera, God is going to give us a Holy Spirit. Imana izaduha Umwuka Wera. We receive the Holy Spirit. tumaze kwakira Umwuka Wera, And that is the stamp of ownership. nibyo bitugira banyiri ubwami. That stamp of ownership means icyo kintu kumva yuko ari icyawe, that this is a guarantee tweka yuko ari icyemeza yuko to someone who is a son of God. ikigaragaza yuko uri umwana w'Imana. Meaning that bimenyesha yuko if God will not come back to take you, Imana bitazaza kugutwara, you take that guarantee. fata icyo cyemezo, izere muri ibyo ngibyo yuko uri umwana w'Imana. Do you know what a guarantee in the bank means? ese ubwishingizi murabuzi? A collateral security in the bank. ingwate nko muri bank. It means that bimenyesha I'm going to take this money. ingwate kivuze muri bank ivuga yuko ngiye gutwara aya mafaranga. If I will not return with this money, nintagarura aya mafaranga, you take my collateral security. uzatwara ingwate yanjye nshizeho. And the collateral security is equal to more bigger to the money that you are taking. kandi akenshi ingwate igomba kubirisha agaciro amafaranga utwara. What you have received, icyo wakiriye. Jesus once said, Yesu rimwe yaratuvugiye, it is better for you to me to go, ni byiza ko njyewe ngenda, because I want to come back within you. kuko nzagaruka muri mwebwe, nzabagarukamo. This means that what we get when we believe Jesus Christ,
bitubwira yuko iyo icyo tubona muri Yesu Kristo, uwizeye Yesu is Kristo a guarantee, is a collateral security. ni ingwate ikomeye. And this means that when Jesus will not come back to take me, Bivuga ngo Imana Yesu Kristo atagarutse kuntwara, I will remain in this earth with my Holy Spirit here nzagumana n'umwuka wera until he comes. kugeza igihe azazira. Hallelujah. Haleluya. I will live forever. Nzabaho ubuziraherezo, I will not perish. ntago nzarimbuka, I live as I am a son of the Lord. ko ndi umwana w'Imana. If Jesus will not live forever, Yesu niba atazabaho igihe cyose, if he can't live forever, even me, that is why I can't live forever. But if he can, nuvuga ngo niba atazabaho igihe cyose naye nuvuga ngo nanjye sinzabaho ubuziraherezo. but if I can live if he can live forever, Ariko niba ashobora kuba ubuziraherezo, I will also live forever. nanjye nzabaho ubuziraherezo. Brothers and sisters, I want you to invite on this adoption of the Lord. Bavandimwe ndabahamagarira kuza Can you mukaba abana have b'Imana. adopted with the Lord? Ese mwakwemera kurerwa n'Imana? Do you want to be a son of the Lord? Mashaka kuba abana b'Imana? Do you want to get the real blessing? Mashaka kubona umugisha nyawo? Do you want to get the real blessing? Mashaka kubona umugisha nyawo? Come to Jesus. Muze kuri Yesu. Come to Jesus. Muze kuri Yesu. I'm inviting everyone Ndamaga buri umwe wese who have been in touch with the Holy Spirit, waba warahuye na Mwuka Wera, and he confirms to you that you need to accept this ownership of the stamp of the Holy Spirit. akakwemeza yuko ugomba kuza ukabona buno buzare bwo kuba umwana w'Imana. And you can stand up. Wahaguruka. Stand up. This is how we entered in this kingdom. Haguruka, ubu nibwo buryo bwonyine ushobora guhura We received n'ubwami this bw'Imana. true message. We had this story of Abraham, Twumvishe iyi nkuru ya Aburahamu, and we accepted, bayemera, and we are blessed. yemeye ahabwa umugisha. And you can see that these blessings works. Kandi mwabonye yuko uyu mugisha urenze. If you need to accept Jesus Christ, Niba ushaka kwakira Yesu Kristo, you can stand up. wahaguruka. Stand on your feet. Haguruka ku maguru yawe, We pray for you. dusengane. Don't hesitate. Witinya, This is not shameless. ntabwo biteye ipfunwe, This is not a shame. ntabwo biteye isoni. You can live here for a long time Ushaka kuba hano igihe kinini, and you feel that you are righteous. ukibwira yuko ukijijwe. And I am telling you the truth. Ndakubwiza ukuri, If the Holy Spirit is touching on your heart and says that you are a sinner, niba Umwuka Wera agufasha akakwemeza yuko uri umunyabyaha, you are a sinner, uri umunyabyaha, you can stand up and receive Jesus Christ wahaguruka ukakira Yesu Kristo, and live forever ukabaho ubuziraherezo, and have a real blessing. ukabona imigisha myinshi. Stand up if you are here. Haguruka niba uri hano. We are waiting for you. Turagutegereje. We are waiting for you. Turagutegereje. Okay, if you are not here, maybe you can feel shy Niba utarimo hano, and you want to receive Jesus like Nicodemus. ukumva ushaka, ukumva ufite isoni, ukumva ushaka kwakira Yesu Kristo nka Nikodemu, That also can work. ibyo nabyo byakunda. Yeah, if you are here and you feel like you want to receive Jesus in secret, Niba uri aha ngaha ukumva ushaka kwakira Yesu mu buryo bw'ibanga, there are forms. dufite impapuro. You pass to the protocol team. They will give you the form when you are backing to home. Mwakira ku bavandimwe bari muri protokoli bakagufasha, bakaguha urupapuro And ukiyandikaho. you fill that form, we will get in touch with you. Tuzakoresha izo mpapuro kugira ngo tukugereho, tubone uko nawe Let us twagusengera. pray together. Kadusengane. You can stand up all. Mwese mwahaguruka, We are going to pray. tugiye gusenga. But this is what we are going to pray for.
ibi nibyo tugiye gusengera. There is a kind of possessions Hari ubutunzi bumwe that live in Christ. buba muri Yesu. I want you to pray to Lord Yango senga Imana and tell the Lord that open my eyes usaba Imana ihwejesha amaso yawe to see what you have promised in Jesus Christ, kugira ngo ihwejeshe amaso ikwereke ibyo yasezanye muri Yesu, to see what is hidden in Christ. kugira ngo rebe ibintu bihishwe muri Yesu Kristo. You pray that prayer. Senga iryo sengesho. Ni Yesu wangize Umuvandimwe Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye. Imana ishimwe cyane, kandi yarambabariye yangira imbohore, yamviriye amaraso yo mu mutima we. Ndanezerewe cyane kuko yancunguye. Imana ishimwe cyane, kandi rero yarambabariye yangira imbohore, yamviriye amaraso yo mu mutima we. Ndanezerewe cyane kuko yancunguye. Imana ishimwe cyane, ibyiza yakoze mbifite mu mufasha. Imana ishimwe cyane, niwe umfasha mu bintu byose bikomeye. Imana ishimwe cyane, imibabaro yanjye yose nikwayizi, ahindura iyo mibabaro ngwanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane, imibabaro yanjye yose nikwayizi, ahindura iyo mibabaro ngwanezeze. Ndanezerewe cyane kuko ndengeje. Imana ishimwe cyane, kumana mwijuru mfite umugabane. Imana ishimwe cyane, mu mwanya tuzabona umunezero. Imana ishimwe cyane, mwijuru abera bazamurikana. Haleluya, Yesu bwazatwambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana
kumana mw'ijuru mfite umugabane. Imana ishimwe cyane mu mwanya tuzamu. Imana ishimwe cyane mw'ijuru abera bazamurika nk'izuba. Yesu bwaza twambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane mw'ijuru abera bazamurika nk'izuba. Yesu bwaza twambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure kuko azagaruka. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazabaho igitondo haleluya, nibwo ntazongera kuriruka. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kuriruka. Noneho ntacyo umubabaro untwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mw'isi, mw'ijuru nta mubabaro n'urupfu. Imana izahanagura amarira, izavana umubabaro
umubabaro imaniza nagura. Oh, haleluya. Nicyo kindi twavuga mwami Yesu, mbega ubwiza ufite Jesus. Oh, mbega umunezero wo kubana na Yesu. Haleluya. Thank you, Father. Mbega ubwiza, mbega umunezero, mbega praise of rejoicing and rejoicing and rejoicing. Mbega umunezero, mbega umunezero. Haleluya, haleluya. Mbega ubwiza ufite Lord, mbega ukuntu kubana nawe ari umunezero, mbega ukuntu kubana nawe ari ibyishimo, mbega ukuntu kubana nawe ari ibikwiriye kubaho iteka ryose mwami, mbega ukuntu bidakwiriye kuba iby'akanya gato, mbega ukuntu mwami, mbega ukuntu uduhagije, mbega ukuntu tubereye byose we, mbega ukuntu mwami we, mbega what kind of gift of grace are you Jesus. Oh, thank you for the Holy Spirit. Urukundo rwawe rwuzuye mu mitima yacu kubw'umwuka wera waduhaye, twumva tugukunda ntahandi twaba mwami, ntago twaba mu kabari nowe, ntago twaba mwirigara nowe, ntago bishoboka, ntago bishoboka. This is a place of living. Aha niho umuntu ashobora kugera kaba, aha niho umuntu ashobora kugera kuzura umunezero, aha niho umuntu mu bwiza bwawe, mu bwiza bwawe niho umuntu agera kuzura byose, mu bwiza bwawe niho honyine mwami, niho honyine. No other place. Twabaye mu birori byinshi bitandukanye, twagiye mwami muri za mwami, twagiye tubyina muri za danse moderne tuzi ngo ni umunezero, ntabwo ibyo byari umunezero, ntabwo ibyo byari umunezero. This is rejoice. Hano twishimira mwami, tukongera tukishima. Ndasenga ngo udufungura amaso, udufungura amaso. Oh, haleluya. Udufungura amaso, udufungura amaso. Ndasenga ngo udufungura amaso tubone ubutunzi uri kuri moroti. Ndasenga ngo udufungura amaso tubone umwami wo kwizerwa. Ndasenga ngo udufungura amaso tubone umwami udatenguha. Ndasenga ngo udufungura amaso, ndasenga ngo udufungura amaso tubone umwami twakumvira. Mwami, umwami umuntu yakumvira akajya no muri Sudani mu butayu akabaho ari kuri misiyo yo kuvuga ubutumwa bwawe bwiza. Ndasenga ngo tubone umwami, ndasenga kugira ngo mwami utwubura amaso, fungura amaso turebe, fungura amaso dukure mu mwijima, fungura amaso tubone ubutunzi buri muri Kristo Yesu. Iyi si iragukeneye mwami, abatunzi bo ku isi baragukeneye, ibihugu biragukeneye, Amerika iragukeneye, Afurika yose iragukeneye, mwami Uburayi buragukeneye, mwami turagukeneye. Uzaza ryari mwami ngo ubwami bwawe buze? Uzaza ryari muri iyi si ngo wime? Ese ubutumwa bwiza buzagera mu moko yose gute? Buzagera mu mahanga yose gute? Mwami twubura amaso, fungura amaso yacu tubibone, tubone ibitangaza, tubone ibitangaza biri mu ijambo ryawe, tubone ibitangaza biri mu ijambo ryawe, tubone ubutunzi butagereranywa buri mu kubana nawe, tubone ahantu umuntu agera agakira indwara. I can testify this. Ibi nabihamya, nabonye abasazi bakira, nabonye abantu bakira, nabonye abantu bakira indwara bamaranye igihe mwami, nabonye abantu bakirira muri wowe, nabonye ugera mu rugo rw'umuntu harimo mwami ibisazi, harimo mwami guterekera ibigirwamana, abantu bakuzura amahoro bakabona imigisha. Narabibonye with my own eyes, narabibonye, nabihamye. Ibi bintu birakora, bifite imbaraga. Mwami turagushimira ubutunzi buri muri wowe, turagushimira ubutunzi buri muri wowe. Ndasenga kugira ngo uyu mugoroba ufungure amaso yacu mwami, fungura amaso yacu mwami, fungura amaso tukubone, fungura amaso mwami. Abantu bazi ko ubusambanyi ariho haba umunezero gusa bakubone. Fungura amaso mwami. Abantu bazi ko
mu karo hari umunezero bakubone. Fungura amaso mw'aba bantu bazi ko ibyiringiro biva muri diguri n'akazi bakubone. Fungura amaso, open your eyes. Fungura amaso tubone ubutunzi. Fungura amaso, fungura amaso. Fungura ubwenge bwacu Mwami. Thank you. Thank you for this evening. Thank you for the wonders.